Ndakwizeza yuko nzaguha urukundo rutagabanyije rwose. Umugisha wawe uzaba umugisha wanjye, urwango rwawe ruzaba urwango rwanjye. Ayo ni amagambo akomeye cyane abakunzi bakunda kubwirana, ariko by'umwihariko ni amagambo Miss Muyango Uwase Claudine yabwiye umugabo wiwe Kimenyi Yves ubwo bari bakiri mu rukundo mu bihe byashize. Murabizi yuko bagacishijeho ibintu bigacika ndetse abantu benshi bakabakurikira n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Yagize ati umunsi ku munsi wagiye unyereka uburyo uri umugisha kuri njyewe, sinabona uko ngushimira bihagije. Yakomeje agira ati sinitaye ku byo wanyuzemo, sinitaye ku byo batuvugaho, icyo nzi cyo ni uko ikibi kikubayeho ari njye kibayeho. Ikibi cyawe kikubayeho kinzanira urukundo. Ndashaka kukumenyesha ko niteguye kukurwanira kandi ibi byose nzabinyuramo nawe uko bizagenda kose. Ni amagambo ya Miss Muyango abwira umugabo wiwe. Umugabo wiwe ni Kimenyi Yves. Niko bigenda ku bantu bose iyo benda gushakana, baterana ubusa, imitoma n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'ibihozo n'ibindi bintu byo gutakagiza umuntu. Ibyo ngibyo ni ibintu muzi cyane, ariko nk'uko mubizi n'ubundi ikinyoma ntabwo kiramba, cyangwa se iyi si nimbi n'ubundi nk'uko ariko twabivuga, biragira aho ngaho bigacika bikayangara. Urukundo rwa rukundo rwavugaga hakavugwa urwango gusa. Ibi ngibi ntabwo ari byo tuje kugarukaho, ahubwo tuje kwigarukira kuri Adonis ndetse na Ketia Kamari bagiye kuzashakana muri Nzeri, akaba ariho batangaje itariki yabo. Ni imitoma y'akataraboneka bateranye bavuga yuko rwose ngo abangaba rwose ngo bazabana akaramata kandi rwose ngo azamukunda by'igihe cyose. Nk'uko twabyumvishe rero, twabanje iyi nkuru ya Miss Muyango ndetse na Kimenyi Yves. Kuri ubu ngubu bavuga yuko bitameze neza habe na gakeya mu rugo rwabo, ngo ni ingumi. Rwa rukundo rwasimbuwe n'urwango, gucana inyuma ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane. Hari ikiganiro twabakoreye ahangaha tubagendera ku biri kubavuga yuko uyu mugore wiwe yamucaga inyuma agiye mu bandi bagore, habe kujya mu bagabo akajya mu bandi bagore. Ni inkuru ziri kuri iyi mihanda rero, namwe murabizi, aho bari kumushinja DJ Brian ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Nk'uko rero biri, uyu mugore ndetse n'uyu mugabo ntago bameranye neza nk'uko abantu bakomeza kugenda babivuga ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Nabyo turaza kugenda tubigarukaho, ariko si byo tugiye kugarukaho. Reka twigarukiye kuri Doris ndetse na Ketia Kamari. Doris Jovoni, ubu ngubu niba utaramumenye, twagukoreye ikiganiro cyabanje kuri iki ngiki. Ni Doris Jovoni File wamenyekanye rero mu makipe agiye atandukanye mu mikino wa basketball hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na Ketia Kamari Uwase uwo muri uwo ni umukobwa w'umunyarwandakazi. Uyu nguyu akaba na murumuna wa Miss Naome. Ahangaha rero ni Miss Naome nta muntu utamuzi. Bamaze rero igihe bakundana bwa mbere, bahuriye rero mu kiganiro aho ngaho ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ku by'urukundo rwabo, bavuga ku bukwe bwabo ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye. Uwo ni Doris ndetse na Ketia Kamari. Aba bombi rero bamaze kwemeza yuko bazakora ubukwe ku itariki 5 Nzeri 2025. Iki kiganiro tukaba twaragiye tukigarukaho. Mu kiganiro rero bagiranye na Kelly Media, Kelly Medare usanzwe ari nyirasenge wa Ketia Uwase Kamari ndetse na Miss Nishimwe Naome, bagarutse rero ku rugendo rwabo rw'urukundo, uko rero baziyumva babaye ababyeyi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye birebana n'urugo ndetse nuko bazabyitwaramo n'uburyo bo bibashimishije. Ni imitoma bakomeje guterana nk'iyo twahereyeho, gusa icyo batamenye nuko batamenye yuko gushwana bibaho. Ketia Kamari rero muri icyo kiganiro yafashe ijambo, aragira ati icyo yabajijwe ni cyo gukora ubukwe rero bivuze. Gukora ubukwe bivuze iki? Kuri we rero agaragaza ko iri ari indi ntambwe ikomeye cyane, ikomeye mu buzima bwiwe ndetse ikimenyetso cy'urukundo rudashira. Ati kurushinga bivuze ko rero ngiye kumara igihe cyose cy'ubuzima bwanjye ku isi, nsigaje hano ku isi, nkunda uwo twashakanye kandi mfite uwo tubana nashatse nkunze cyane. N'indi ntambwe rero ikomeye cyane. Ati rero ibi bizatuma naguka mu bwenge, mu ntekerezo ndetse no mu bikorwa mu buzima busanzwe. Adonis agezweho rero abajijwe icyo atekereza ku bukwe ndetse no gushaka, avuga yuko yakundiye uyu Ketia Kamari kuba atamutesha umutwe ndetse no kuba agiye kwiyungura kongera kuba umubyeyi agafata inshingano nshyashya. Ati ntabwo anesha umutwe, yoroshya ibintu, nicyo kintu mukundira, ariko hejuru ya byose azi uko amvugisha.
nyine ntabwo azamura ijwi cyane, ntajya anangira umutima cyangwa se anangirira umujinya cyangwa se imyitwarire mibi. Ketiya abajijwe niba nta rushinga hari ibintu bimwe na bimwe ashobora kuzareka mu buzima bwiwe, yavuze yuko nta na kimwe azareka, ahubwo yavuze yuko ngo azagumana imico yiwe. Nk'uko turi buze kugenda tubigarukaho, ibi byose turaza kureba ingaruka zabyo. Ati numva rero kimwe mu byatumye nanjye mpitamo Adonis ni uko atari umuntu unegeka ibyo gukora, ahora asetsa, ariko nta negeka cyangwa se ngo ambwire ibyo gukora. Ntiyambwira ngo wambaye iki cyangwa se wamereje iki cyangwa ugomba gukora ibi. Nkeneye gusa kuba njyewe ubwanjye ngakomeza wa wundi. Ati nta kintu na gitoya nzigera mpindukaho. Adonis we abajijwe uko yumva azaba ameze mu gihe azaba abaye umupapa cyangwa se afite umugore, yasubije ati numva ari nko kuba umurinzi n'utanga ibitekerezo mu rugo. Sinishimiye iyo atameze neza, kandi sinishima iyo umuntu amuvuze nabi. Numvaho kugira ngo umuntu avugire nabi umugore ari njye yavuga nabi, kuko iyo umugore wanjye ababaye numva ari njye mbabaye cyane. Ibyo ngibyo rero ngo nibyo bizatuma bimfasha cyane kuba nzubaha umugore wanjye ndetse no guharanira iterambere ry'urugo. Ayo ni amagambo ya Adonis. Ketiya Kamari kandi yakomeje abazwa yuko niba yumva bizaba bimeze naba umubyeyi. Atera urwenye avuga yuko buri gihe rero ngo iyo abonye umwana ngo yumva nawe yabaye mama, ngo akanabwira ababyeyi kwigizayo abana kugira ngo atiyumva nka mama. Ni urwenya yateraga nyine muri icyo kiganiro. Gusa yavuze yuko ngo ari ibintu byiza kandi azishimira kubyara umwana mwiza cyane amufatanyije na Adonis. Amubwira yuko rero ari ibintu byiza cyane ngo azishimira, azamukunda, ariko nanone ngo afite ubwoba bwo kuzaba umumama mwiza, ngo yumva kuba umubyeyi mwiza ari ikintu kigoye cyane. Yakomeje agira ati icyo ninya cyane ni ukuba umubyeyi, kandi ngo nkaharanira kuba umubyeyi mwiza nubwo bigoye cyane, kuko nshaka kuba uw'ikirangirire, ariko nzi ko hamwe n'Imana byose bizagenda neza. Adonis nawe yabajije uko yiyumva igihe azaba ari umupapa w'abana. We yashubije yuko Imana yamuha umuhungu cyangwa umukobwa byose bizamushimisha kandi azanyurwa nabyo rwose. Ibi ngibi rero ngo afite ubwoba bukomeye cyane bwo kuba umutoza ndetse n'umurinzi w'abana yabyaye ndetse n'umugore yashatse. Ibi ngibi rero nawe ngo azaharanira kuba umugabo mwiza ndetse abe umupapa mwiza mu rugo rwiwe. Ketiya Kamari kandi yagaragaje ko rero impamvu yemeye kwambikwa impeta y'urudashira na Adonis ari uko rero yasanze bahuje imyitwarire kandi bahuje ibyifuzo. Rero yumva kuba bahuje ibyifuzo aricyo kintu cya nyacyo kugira ngo bashakanye barabitekereje. Ati numvaga turi inshuti cyane kandi inshuti magara. Mbere yo gukundana twabanje kuba inshuti cyane, kandi nabanjije kumukunda mbere y'uko ankunda. Ibi ngibi byahamijwe na Adonis. Ati rero yarebaga imyitwarire yanjye gake gake aza kwisanga yankunze. Nuko ngo yankunze mbere yiwe, nanjye nyuma nza kumukunda, niho rero yabinsobanuriye. Ni amagambo rero bavugiraga muri icyo kiganiro yateye ubwuzu ndetse n'amatsiko, akaba ari nayo mpamvu twafashe umwanya hano kuri Wasamu TV Show kugira ngo tukomeze kugenda tuyagarukaho. Ketiya Kamari kandi yabajijwe ibintu by'ingenzi mu rushako, asubiza ko icya mbere ari ukubahana, gushyira Imana iyo nyambere ndetse no kuba indahemuka. Ibyo byose rero ngo Ketiya Kamari asanga yuko byagiye mu buryo abona yuko ibyo ngibyo byaba byiza cyane, ukaba indahemuka, ugashyira Imana imbere, ikindi mu kubahana. Ibi ngibi Ketiya Kamari asanga ari ibintu byiza cyane byabafasha cyane mu rugo. Adonis rero nawe yabajijwe icyo ngicyo, yambitse impeta y'urukundo. Yabajijwe icyo ngicyo cy'uko yumva mu rugo rwiwe byamera kugira ngo urugo rwiwe rube rwiza. Yavuzemo gukora cyane ndetse no kwita ku mugore we, kumukunda ndetse no kumukundwakaza. Ibyo ngibyo rero bikaba bizatuma umugore wiwe akomeza kugubwa neza kandi agakomeza guhahira ndetse no gukorera urugo. Ni ibintu rero byiza cyane bakomezaga kugenda abagarukaho. Adonis yambitse impeta y'urukundo Ketiya Kamari Uwase ku itariki ya 2 Mutarama 2025. Ni inkuru rero y'umukobwa yasangije abakunzi biwe, akaba natwe twaragiye tuyivugaho ibintu byinshi cyane. Ushobora gusubira inyuma ukareba icyo kiganiro. Ketiya Kamari ubwo rero yambikwaga iyi mpeta yari kumwe n'inshuti ze za hafi ndetse n'umuvandimwe we Miss Nishimwe Naomi ndetse n'umugabo we Mike Tesfaye.
abo bose rero bakaba bari bahari. Ni ikirori rero cyabaye cyiza cyane kandi kugeza n'ubu kiri mu byahebuje rwose mu byabaye muri Mutarama. Akaba rero bakaba biteguye ubukwe muri Nzeri nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho, biteguye kubana. Nguwo uri kugenda ubabona kuri image twagiye dushyiraho, uri kubabona bameze neza cyane, bari kwitegura kubishyingirwa, bari kwitegura gutera intambwe, ariko ntabwo bari gutekereza ku kintu cya mbere cy'ingenzi. Ese nibashwana? Ese abashakanye bo kubera iki bashwana? Ntago aya magambo bayabwiranye, ariko ibi ngibi ntabwo twabyinjiramo. Icyo tugusaba gusa ni ugukora subscribe, ubundi ukabasengera bakazagira urugo rwiza ruhire, Imana ikaba abanyambere, ikabagenda imbere ndetse n'inyuma. Iyi ni Wasam TV show, ugira ibihe byiza.